uwo nakunze n'umutima wanjye wose, nkaza hano kuri kamera nkabibabwira. Nabyibukaga ndanabyibuka ko naje hano kuri kamera nkababwira ni nkunda umukobwa witwa Kayiranga Teta Krista. Nabibabwiye ndabwiye ndamukunda cyane kandi rwose barumva ari n'umugore wanjye, barumva yambera n'umugore tukabana. None se wagize ngo mwikoresha ibihe ndimo gucamo wabyikorera ukabishobora? Sinzi ko wapfa kubishobora. Wowe urimo kureba iyi video sinzi ko wapfa kubishobora. Umuhanzi akaba n'umunyamakuru nyarwaya Innocent uzwi cyane nka Yago Conduct yatangaje ko yamaze gutandukana n'umugore we Teta Krista nyuma y'ibyumweru bitatu gusa bibarutse imfura yabo. Ni inkuru iherutse gusohoka yuko ubwo mu minsi ishize havugwaga yuko umwana bibarutse uwo atari we se w'umwana. Ni inkuru yashenguwe imitima ya benshi bitewe n'ukuntu urukundo rwabo rwari rumaze iminsi rugaragazwa nk'intangarugero, kuko rwasaga nk'urufite imizi miremire rutazigera rusenyuka. Mu kiganiro yakoze ku rubuga rwa Instagram mu ijoro ryo kuwa 25 Kamena 2025 yavuze ko atuje kandi agaragaza ikiniga, ashimangira ko iby'urukundo rwe n'umugore we Teta Krista byarangiye, avuga ko iby'urukundo rwe n'umugore we byarangiye kandi ko ibimuvugaho atari prank yo kwamamaza album ye nshya Yago Life 2 ahubwo ari ukuri gutangaje kandi k'umuriro. Atangira avuga ati uyu mukobwa nakundaga ntabwo tukiri kumwe, nkeka ko noneho bibaye official, ni nanjye ubyivugiye. Ari mu muryango we, ndashimira Imana ko kuko ubu ameze neza n'umwana ameze neza. Yago yavuze ko yatunguwe n'uburyo ibintu byagenze kuko ngo umugore we yamusezeyeho atari mu rugo. Ati yansezeyeho nari mu rugo, nari nagiye mu kazi, yanyohereje ubutumwa ambwira ko agiye, sinigeze mwirukana, sinigeze mukubita, yafashe umwanzuro aragenda. Yavuze ko nubwo adahamya neza impamvu zatumye umugore we afata umwanzuro, akeka ko ashobora kuba yarahuye na depression nyuma yo kwibaruka. Yago yavuze ko byamukomereye cyane kuko yumvaga ari mu gihe cyo kwishimira imfura ye, atari mu gihe cyo gutandukana n'umugore we. Ati umuntu akagutwara umwana w'ibyumweru bitatu mukiva kwa muganga ni nk'inkota yinjije mu mubiri wawe, ariko umuntu akaba agomba gukomera akabyakira. Yavuze ko yashenguwe n'amarangamutima ariko ko atari umugabo usaba imbabazi z'urukundo ngo agarurwe ku ngufu. Arakomeza ati ndamukunda by'ukuri, amakosa nakora mu rukundo nakuraho ko nkunda by'ukuri, nta rukundo rutarimo icyubahiro. Uyu munyamakuru wavuyemo umuhanzi yavuganaga n'amarangamutima akitsa ubundi akifata. Yavuze ko yirwaniriye mu rukundo, ariko kandi kuva umugore we yamubwira ati urabeho, yatekereje ko ashobora kuba ari kurota, ariko yaje gusanga ari ukuri. Ati uburyo inkota yinjiye umuntu ukujyana umwana w'ibyumweru bitatu mukiva kwa muganga. Yago Conduct yatangaje ko atigeze atekereza ko urukundo rwabo rushobora kurangira gutyo, kuko ngo yamukunze byimbitse. Ati namukunze ku buryo numvaga nta wundi mukobwa nakunze urwo rukundo. Umuntu kubyakira hari icyubahiro umuha, umuntu kubyarira hari icyubahiro umuha. Yongeye ati ko atigeze atangaza ayo makuru agamije kwamamaza album ye, ahubwo ari ukuri kugira ngo asobanure neza ibintu uko byifashe, kuko we ubwe ari we wamenyesheje rubanda ko ari mu rukundo na Krista, akaba yanamenyekanishije yuko yabashije gutandukana n'umugore we Teta Krista. Yago yavuze ko amaze kubona ko abishimira ko umuryango we harimo ibibazo, ibintu yababajwe nabyo, ariko avuga ko bitamuca intege. Ati nimwisekere, nabahariye amenyo y'abasetsi, ariko
nimungirire impuhwe, Imana niyo izancira inzira. Yanavuze ko ku nkuru zari zimaze iminsi zivuga ko yasanze umwana atari we, asubiza agira ati oya, life n'uwanjye, avuga umwana we, kandi azabaho neza, na nyina azabaho neza, kuko ndi umugabo w'umukozi, ntabwo ndi umugabo usabiriza. Umuhungu wanjye azabaho neza. Yavuze ko yahisemo gukora cyane kurusha kwibabarira cyangwa kwiheba. Yemeje ko agiye gushyira hanze album y'indirimbo 16, ariko ibyo yatangaje bidafitanye isano nayo. Ati mu rukundo nararwanye ariko biranga, ntabwo nzigera nzahura kuko urukundo rutakunze, ahubwo hari abari mu bibazo byo mu rukundo, ndabihanganisha, mugomba gukomera. Mu gusoza Yago yavuze ko ashyira imbere gusenga no kwemera ubushake bw'Imana ku hazaza h'urukundo rwe, aho asoza agira ati nabahaye byose, sinshaka ko umuntu amfata nk'aho ndimo gusaba imbabazi, ariko ndashaka ko Imana izampa igisubizo. Niba teta atari we, tuzongera guhuza, niba atari we, izampindurira undi. Ubu butumwa bw'amarangamutima bwa Yago bwaherekejwe n'agahinda k'uwakomejwe n'urukundo, ariko kandi bushimangira umwanzuro we wo gukomeza ubuzima, kurera neza umwana we no guharanira gutanga umwanzuro w'umuziki nyarwanda. Yemeje ko yatandukanye na teta nyuma y'ibyumweru bitatu gusa bibarutse imfura yiwe. Amakuru rero naho tuyasoreje y'umuhanzi Yago, akaba n'umunyamakuru.